mu mago n'abana batoya bagishakana bamaze amezi bashakanye bataragira n'urubyaro. Hari imanza zingana zitya baraye batandukanye ntibumvikana bararwana cyangwa baragira batya ibintu byinshi. Dushatse rero kugira ngo twuzuze inshingano zacu, ari abatuyobora mu bintu by'amadini, inyigisho zishingira kuri ibyo ngibyo, dukwiriye kwibuka kubikoresha uko bishobotse kugira ngo tugabanye ibihungabanya umuryango nyarwanda. Kubikoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Iyo ubona umubare w'abana bashakanye ejo bundi b'imyaka 20, umwe n'9 undi n'5 bashakanye n'uwa 30 abakiri muto ibyo bashakaniye ntabwo ari intambara, ntabwo ari ukurwana hagati yabo ya buri munsi. Bashakanye bagira umuryango utuze, amahoro ndetse umere neza ugenda ukura. Ntabwo ari ukwirirwa abandi rero abana batoya ku mihanda. Njya mbibona, nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa uwambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite. Kwambara ubusa, kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa. Nta muryango ubaho kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa. Burya bambaye ubusa no mu mutwe. Ni ubusa buri mu mutwe, nicyo kibazo. Niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Ni izihe? Tuzibaze, ni izihe? Ni izambika ubusa abanyarwanda, uko abana tubarera. Ariko ari abana, ari abakuru, ari iki, nuko turerwa, uko turera. Ba bandi rero navuze b'ibiyobyabwenge ugasanga mu bakuru, abantu bakuru mu muryango, ariko ibiyobyabwenge nibyo bivamo ingaruka zindi z'imiryango guhora irwana buri munsi. Wanakwicaza n'abantu ukababaza turi murapfa iki? Hakazamo rero bya bindi buri wese yumva ko ari uri mukuri. Ntawe ushobora korohera undi ngo babiganire bakemure ibyo ushaka, ineza ushaka niyo n'undi ashaka. Uruhare tugira twebwe nk'abayobozi, baba mu madini, baba muri leta, ni uruhe ruhare tugira rwo kugabanya ibyo bintu muri twe, mu miryango, hanze? Turebe hirya tubyihorere, tuvuge ngo bibe uko bishatse. Twaba tumaze iki se? Twaba twebwe inshingano zacu ari izihe?
tugende duhere mu ikuzo gusa, twirebe twumve ko turuta abandi cyangwa dukora ariko abandi biba uko bibaye. Ntabwo wujuje ya nshingano, urabeshya. Ikintu cyo kubeshya, cyo kudakoresha ukuri, ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, bwaba ubwigisha mu madini, bwaba ubushobozi buri mu nzego za leta, ariko noneho bitari n'ibyo. Ntabwo rega abantu bose bari muri leta cyangwa bari mu madini. Ubushobozi n'ukuri bukwiye kuba gukoreshwa no mu bantu gusa, mu miryango, umuryango wawe, nta ushyize idini iruhande ugashyira ko leta iruhande, no mu muryango wawe ikiganiro ugirana n'umuryango wawe gishobora gufasha kubaka ni ikihe? Ukwiye kubyibaza buri munsi.